Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo rwinshi, Imana yuzuye imbabazi, tunejejwe n'umwanya duhaye kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera duhishurire ibyo watugeneye ndetse anatubashishe kubishyira mu ngiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru mu gihe kingana n'iminsi 6. Muri iki cyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana. Intego tuzaba dufite no gukunda Imana idukunda. Imana yacu tugirire neza. Kuri uyu munsi wa mbere turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 4:19. Urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 4:19. Aranditse ngo turayikunda kuko ari we yabanje kudukunda. Muri iki cyumweru nk'uko nari mbivuze tuzaganira ku gukunda Imana, ariko Imana idukunda. Imana yacu tugirire neza. Harya abantu bashidikanya ku rukundo rw'Imana, bakibwira ko hari Imana itabakunda kuko badafite ibyo babonana abandi cyangwa se kuko batameze nk'abandi. Akavuga ati, wenda urugero akaba yavuga ati abantu Imana ikunda ni bariya yahaye ubutunzi, ni bariya yahaye icyubahiro, ni bariya yahaye kwiga, ni bariya yahaye akazi, ni bariya yahaye abana. Ariko nawe udafite umwana, nawe udafite akazi, nawe utarageze umugisha wo kwiga, nawe udafite inzu, nawe ufite ibibazo by'ubuzima, ubukene nk'ibyo ngibyo, Imana iragukunda. Kuba uri muri ibyo bihe bigoye ntibisobanuye ko Imana itagukunda. Imana iragukunda cyane. Urukundo rw'Imana ruruta ibyo bintu Imana itugirire neza. Kwibwira ko abo bafite icyo cyubahiro n'ubutunzi cyangwa se bafite ayo mashuri bafite, donc kwibwira ko abo bafite ibyo bafite bakurushije ari Imana ikunda, ariko ikaba itagukunda no kwibeshya cyane. Kuko Imana iragukunda. Urukundo rw'Imana ni rugari cyane rusumba ibyo. Nubwo abantu biriya tuvuze haruguru ari byo bareberaho bakunda, urumva abantu bo kugira ngo akugire inshuti harya abanza kureba icyo uzamumarira. Akenshi kareba akavuga ati kuko wenda ufite ubumenyi runaka mu bigendanye n'amasomo, kuba warize ufite amashuri menshi akakubona nk'umuntu w'igiciro. Kuba ufite amafaranga akakubona nk'umuntu w'igiciro. Kuba ufite icyubahiro akakubona nk'umuntu w'igiciro. Kuba hari ubumenyi runaka akubonamo akakubona nk'umuntu w'igiciro, kuko nyine ibyo atekereza ko hari ikintu bizamwungura. Cyangwa se kuba uzwi cyane akakubona nk'umuntu w'igiciro nyine akwiriye gutuma yiyegereza akagukunda. Abantu nibyo barebaho. Cyangwa se kuba unagaragara neza. Hari icyo avuga ati, wenda uriya muntu bitewe n'ukuntu abyibushye asa neza bigatuma agukundira icyo. Cyangwa se akavuga ati kuko wenda harimo n'abakunda wenda bateye ukuntu wenda asatabye akabakunda utabyibushye. Donc ndavuga physical appearance, uko ugaragara inyuma bigatuma wiyumva kwikundiye akakwishimira. Ibyo ni iby'abantu nyine, abantu nibo bareba. Donc ndifuza yuko tutagereranya urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu. Abantu bo bareba kuri ibyo, kuko ubutunzi, icyubahiro, kugaragara, ubwenge ufite, amashuri ufite, umuryango wawe, bareba kuri ibyo bintu. Ariko Imana igiye kudukunda ntabwo ireba kuri ibyo bintu. Imana itugirire neza. N'abadafite ibyo, nawe utabifite, Imana mu ijuru rye iragukunda. Kuko Imana yo igukunda kera cyane, yagukunze kuva kera ibyo bintu bitarabaho, ndetse nawe ubwawe utaranabaho Imana yaragukundaga. Rero ibyo ntabwo ari byo shingiraho. Ntabwo igukunda kuko ufite amashuri, kuko ufite ibintu nk'ibyo. Imana iragukunda. Igukunda bihari bitanahari. Imana itugirire neza. Yo ntabwo ireba nk'abantu. Ntabwo igukunda kuko ufite amashuri runaka. Ntabwo igukunda kuko ufite ubutunzi runaka. Ntabwo igukunda kuko ufite icyubahiro runaka. Bitaranaza Imana yaragukundaga. Imana itugirire neza. Ndetse nawe ubifite biramutse binagiye nabwo yakomeza akagukunda. Urukundo rw'Imana ntirugira akagero. Idukunda. Urukundo rwayo ni urwa kera cyane tutaranabaho. Hanyuma rero umenye yuko Imana igukunda. Ufite imva, naho waba urwaye, naho waba uri muzima, naho hari ingingo z'umubiri waba udafite, Imana mu ijuru rye iragukunda. Kuko ntabwo igukunda kuko ufite ingingo, ntabwo igukunda kuko ufite ubuzima wenda butarwaye. Burwaye butarwaye, Imana iragukunda. Ntabwo Imana ishingira kuri ibyo ngibyo nk'ibyo abantu bareba. Wifurije
guhishurira urwo rukundo rw'Imana igukunda. Imana iragukunda ubyiyumve. Hari indirimbo ivuga ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ni ukuri uba amahoro be. Imana iragukunda ntabwo imeze nk'abantu. Hari wenda abantu bo barakwanze, baraguheje, nta gaciro bigeze baguhereza kuko wenda hari ibyo udafite mu byo barebaho, wenda kuko nta cyubahiro nta mafaranga ufite byatumye abantu batagukunda baguheza mu bintu byabo, kuko wenda nta mashuri ufite byatumye bakwinena bagushyira ku ruhande, kuko wenda hari ukuntu uburanga bwawe bumeze byatumye wenda hari abantu bataguhereza ikaze mu byabo. Ariko abo ni abantu wibitiranya n'Imana. Imana iragukunda, Imana iragukunda cyane udafite ibyo bintu. Imana igukunda utaranabaho. Wigereranya urukundo rw'Imana n'urw'abo bantu. Urukundo rw'Imana ntabwo rushingira ku bintu nk'uko abantu bameze. Wifurije kunezezwa no Imana igukunda. Hanyuma uko guhishurirwa kw'Imana igukunda, uko kuba umenye yuko Imana igukunda, bigutere nawe kuyikunda. Tuyikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Ubwo umenye ko yagukunze kera ibyo bintu bitaranabaho, kandi n'ubwo bikaba binakwikundira ibyo bintu bitanahari. Nubwo wenda abantu bashobora kuba batagukunda ariko ugira gukunda. Ubwo umenye rero kwigukunda, urwo rukundo nirigutere nawe kuyikunda. Imana itugirire neza. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Imana iragukunda.